Hello Louisville, ndabasuhuje nanone uyu ni Tofa kuri C4 TV hayaciye kabiri ariko tuba turi kubategurira ibintu byiza byinshi bitandukanye. So nkuko mubimenyereye tuba tubafitiye abatumirwa bagenda batugezaho ubumenyi butandukanye, badusangiza ibintu bidufitiye akamaro, bigenda bidufasha. Rero ni muri urwo rwego n'uyu munsi mfite undi mutumirwa akaba ari umuntu w'ingira akamaro muri community yacu. Akaba akora ibintu byinshi cyane, nkunda rimwe na rimwe kumuserera maze igihe muzi, ariko njya mubwira abantu benshi bamuzi ku izina kurusha uko bazi isura ye. Rero uyu munsi abasanzwe bamuzi bamwumva, uyu munsi bagiye kumubona. So ndizera ko mumeze neza, tubahaye ikaze. This is C4 TV again. Welcome. Nguha ikaze cyane, nanze kukuvuga izina ariko bamwe bararizi. Yitwa Mandela, akaba akora ibintu byinshi bitandukanye tugiye kumenya. Welcome so kuri C4 TV, kandi wakoze kuduha aka kanya uyu munsi. Murakoze cyane, namwe mwakoze cyane kudutumira, twishimiye kubana namwe muri uno mwanya. So Mandela, ubwo giye gutangira tubwira amazina, story, urugero kudavuga what is your story, where does your journey start from, like urugendo rwawe rutangira hehe kugira n'abantu bumve ukuntu bakwisanisha nawe n'ibintu n'ubumenyi n'ibintu ukora n'akamaro bafite muri community. Murakoze cyane. Wenda kumbaza urugendo rwanje aho ruhera ni bishaka kuba ari birebire kandi nzi ko umwanya dufite ndatari munini cyane, ariko ndagerageza kuba brief. Nturuka muri Congo, ndi muri Congo, ndi mu misozi miremire, niho navukiye, aho bazabita iminembwe, aho bazabita abanyamurenge. So ndi umwe muri bo. Naje kuza kwisanga hano mu mujyi wa Louisville muri Kentucky. Naje nk'impunzi, aho nari maze imyaka 10 mu kambi muri systeme ya HCR. So naje kuza nk'impunzi, nza kwisanga hano mu mujyi wa Louisville, kuko mubizi impunzi nyinshi ntago zazihitamo aho zigiye kuja. Akenshi iyo muri processes baza babahitiramo aho muzajya aho muzajya gutura. So nibwo buryo nako twaje kwisanga hano muri state ya Kentucky mu mujyi wa Louisville. Okay. So experience, akazi, amashuri se wayigiye hano, niyihe, like avuga interest, like subject of interest, ibyo ukora, ibyo wize, ni gute experience mu by'akazi ukora? Urakoze cyane. Maze kugera hano nagiye ku ishuri, nize kuri Benshi University. Nagishoboye kugira degree muri Refugee and Forced Migration Studies na International Studies. Bitabimpesha no gukomeza gukora muri iyo kariyeri ijanye n'ibyo nigiye. Mu myaka 5 ishize nari maze iminsi nkora muri agence ya kirimpunzi bita Kentucky Refugee Ministries, ari nayo yanakiriye. Nakoraga nka Employment Services Manager, aho na coordinatingaga ibikorwa bijanye na employment just kuri agence ya Kentucky Refugee Ministries. Ariko mu byumweru 2 bishize na transitioninze muri office ya state, aho nzaba ndimo coordinatinga employment services kuma refugee settlement agencies muri state. Dufite ubunyine agencies 7, dufite 3 hano muri Kentucky, hano muri Louisville ariyo IRC, Catholic Charities and KRM. Muri Covington ariho muri Northern Kentucky dufite branch ya KRM as well. Dufite n'indi agency muri Lexington, dufite na International Center muri Bowling Green na Owensboro. Ubu hariho indi irimo gutangira. So ubwo nzaba ndimo coordinatinga ibikorwa bya employment. Mwabyumvise rero, ubu ni a very big background y'ibintu akora bitandukanye, kandi biri buze turi buze kubonamo ibisubizo mu bintu bimwe tugenda twibaza. Akaba ari abonye inavuga position vuba aha, kuko yabivugaga twaramubwira congratulations. Thank you. Ni byiza kuba dufite umuntu nkawe muri kuri la level. So nakubonye muri minsi ishize ndi kubura kuri Kentucky Derby. Hari abantu wenda babikurikira babizi, ariko nakubonye it was very great in color. So iyi akaba ari event nziza nayo navuga ko izamura ubukungu bw'umujyi.
how was it? Wayibonye gute? Mu by'ukuri yari imeze neza, hari ukuntu abantu bino bazi gukora publicité nimba ariko navuga ubu nyine ino season ishize bariko ba celebrate imyaka 150, so hari ukuntu bari bisa nkaho bari babigize big deal, antuka mu buryo ki bari bahendesheje n'amatiketi yo kugira ngo abantu binjire, ariko regardless abantu bashoboye kwitaba ari benshi bari hano mu gihugu bavuye mu state atandukanye, ariko kandi hari n'abagiye bava mu hanze y'ibihugu za Canada n'ahandi hose. So byari bimeze neza. It was great. Nayibonye, so abantu bataza amakuru rero nkakomozaho bundi dukomeze n'ikiganiro cyacu. Kentucky Derby yari imeze neza, ubu ngubu hari ibindi bikorwa biri muri Louisville yo bita PGA, akaba ari Professional Golf Association. Igikombe cya golf kiba muri Amerika yose kikaba kiri kubera hano muri Louisville, ahantu bita Valhalla muri East End. Akaba ari igikorwa cyiza cyane cyo cyahuje abantu benshi, so abantu bari ready gukorera amafaranga, they are welcome. So dukomeza ari ikiganiro cyacu rero. So muri department yawe hanini ufocusinga ku bintu bya employment, hari ikibazo cy'imirimo cyane cyane, wenda reka duhere nko ku banyeshuri barangije college, aba graduate vubaha benshi bari ku graduatinga, bibaza wenda ku bijyanye n'isoko ry'imirimo, ukaba hari n'ababa batinya ko level of unemployment cyangwa kutabona akazi biri hejuru cyane, bakaba batinya no kujya no kwiga. Ni iki wababwira nk'abantu bakirangiza barangije ishuri bari kwibaza what next, nko ku rwego rwa stati cyangwa se uburyo imirimo bihagaze kuri level ya state? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Mu by'ukuri nk'abantu bakirangije amashuri opportunities zirahari, uretse no kuvuga opportunities z'imirimo, ni ikintu cyiza kuba wakwiga amashuri ukayarangiza, kubera kuko icambere uba ushobora bigufasha kugira ngo witeze imbere wenyine, kuko iyo wizera zose hari ibintu byinshi bigenda bihinduka. Ikindi cyongeyeho usevinga nka role model y'abantu benshi baba baza hano bakeneye kwiga, wenda batazi uburyo bashobora kwiga, ariko mu gihe muri community ufite abantu bahabiga bakarangiza amashuri, birafasha kuko baragufasha kuba bakuguidinga, kandi buri iyo uhaye uganira n'umuntu wakoze ikintu babyoroshe kugira ngo kuguidinge neza, kuko abazi inzira yanyuzemo, kandi kuba yarazinyuzemo nawe ubona kuko bishoboka kuko wazinyuramo. Kubijanye n'imirimo mu by'ukuri opportunity zirahari, kandi urabona kuko iyo donc dufite abantu bize baduserukira mu bintu byinshi. Urabizi umwaka ushize twatoye meya hano muri mujyi wa Louisville, turangije amaze amatora arangiye yapointinze umuntu w'iwacu uva muri East Africa, umurundi bita Amos Izarimana, ku ngubu ni uhagarariye International and Immigrant Affairs muri Syria Luvo. Iyo ni position iri hejuru kuko bimuhesha kuba donc ari exposed ku makuru menshi no kuba yatuvuganira, ariko si wowe wenyine, hari n'abandi bafite imirimo donc baba bagenda bazamuka. So ibyo biradufasha, bivuge kuko rero igituma mvuze kuko nk'iri appointment ikenewe, urabona kuko deja ni ibintu bimwe bitumotivatinga kubona kuko donc udashobora kwilimita, donc dushobora kugera kure, kandi bigaragaza kuko mu gihe wize imirimo iboneka kenshi. Urumva ni ikintu cyiza kuba umuntu ashobora kuva kuri story iyo twumvise ukazamuka ukagera kuri level yo kuba wakora imirimo itandukanye, ugahagarira office nk'iri ikomeye. Ni ikintu cyiza, kandi nabwira abanyeshuri nk'uko twabivuga ko ntabwo bakwirimita cyane bose achieve ibyo bashoboka byose. Tunakomeza aho ngaho, hari ikibazo ubwo twavugaga ku bantu bari kuri level ya college, abantu barangije kaminuza ni benshi cyane, hari n'abashaka master, ariko hari n'abandi benshi cyane kuri level ya entry jobs, tuzitwita muri company niko babyita abantu benshi. Muri iyi minsi usanga benshi bari kutabaza nta kazi, nko kuri ayo makuru mwamwe afite nko kuri level yo muri izo office, cyangwa se hari ikintu bavuga cyaba kibitera, n'ikintu cyaba kiri gukorwaho kugira wenda babe bashyize umutima impembero, niko bavuga, kumva ko wenda ari situation ihari wenda ishobora kurangira vuba, n'inama mwabaha wenda y'uburyo bakwitwara kugira wenda bave muri situation barimo?
ya ubuze ukuri ico ni ikibazo kirahari muri community. Abantu benshi bavuga kuko nta mirimo bafite, ariko nyine abantu benshi bavuga ko nta mirimo bafite, nyine niyo mirimo wise muri company, nyine entry level positions. Ikibitera mu by'ukuri ndavuga uko mbitekereza. Mu by'ukuri nk'umuntu umaze iminsi ukora muri employment, hari impinduka ubona nyuma yaho covid irangiriye. Nyuma yaho covid irangiriye mu by'ukuri hari amakampani menshi atarimo atanga imirimo. Mu by'ukuri hano zari bimenyerewe ko abantu ushika hano akazi ugahita ukabona. Kentucky yari izwi kuba ahantu hari imirimo, nta muntu watinyaga kuba muri Kentucky azabura akazi, ariko usanga muri iyi minsi naho usanga employment ari ikibazo kabisa. Yes, urabona ko mu by'ukuri abantu batuye muri Kentucky babimukira, wenda tuvuge nk'abantu bava muri East Africa biwacu, hariho baje hano muri Kentucky direct, ariko hari n'abandi bage bo muri Anima State. Hari abantu bage bazo bimuka bava muri Anima State baje baba joining aba family members babo, ariko kandi banavuga ko bari buze kubona imirimo. Ariko kuri nyine nkuko nari mbikubwiye, hariho amakampani amwe atarimo aharinga, kandi nandi wenda wasanga arimo araharinga ugasanga ntabwo arimo aharinga abantu benshi. Cyo ntekereza mu by'ukuri hari ibintu byinshi byage bihinduka nyuma ya covid. Ikindi cyongeho mu by'ukuri tudashobora kwibagiza no kunyina amakampani menshi afite technology, afite amarugo menshi akora ibintu byinshi. So izo nazo ntekereza ko ziri mafacteurs atuma kuko abaho isoko y'imirimo igenda igabanuka, ariko kandi bitewe nuko amakampani menshi asa naho atarimo haringa, cyangwa ugasanga wenda arimo haringa ariko bitari ku rwego nkuko bari basanzweho. So ugasanga wenda ico ibaye challenge muri community yacu, ariko ico duhaye dukora kugira ngo turebe kuko twa addressinga izo needs cyangwa izo concerns ziri mu communities. Ubushize mu cyumweru gishize twahamagaye abo twita ngo n'aba stakeholders, twahamagaye abantu na C4 Ministries yari represente. Kevin yari ari muri iyo meeting, twayitumije muri collaboration ya office nkoramo na office ya meya n'abahagarariye Kentucky Works. Twarimo discussinga ama issues amwe ari ajanye n'ibibazo bihari bya JCPS mu bigo by'amashuri, ariko kandi tunavuga ske ni gute dushobora gutuma abantu benshi donc ibimpunzi babona imirimo. Muzo twaganiriye nabyo, donc turimo dushaka ukuntu bava noneho hatari kuvuga ngo ni mu mirimo nyine muri kampani, ariko se ni gute ba transitioninga mu yindi mirimo nkuko bus drivers ba JCPS. Ubu JCPS yatubwiye kuko ifite ihayishaka ku abakozi bagera ku 100 bo gutwara amabuses, ariko kandi bafite n'indi mirimo yo gukora isuku. So iyo ni zimwe dukora. Donc twahamagaye abantu benshi harimo la Casita Center, ama refugee settlement agencies yose yari represente, ama organisation y'abalatino. So turimo turagerageza uburyo ki twakwigira hamwe twese dushaka inzira yo kubikemura. Ikindi cyongeyeho mu by'ukuri hariho uruganda barimo bubaka muri Glendale, ni 45 minutes from here. Nibwo uruganda runini I think bari gukora ku isi, ruzazukora amamodoka y'ama electric batteries. So aho ngaho barateganya kuko baza iya company za hiring abantu bagera ku 5,000. So ni hiring abantu bagera ku 5,000, uzo 5,000 wenda ntitwavuga kuko byose ari ama entry level positions, wenda harimo ba human resource, hariho abayobozi n'abandi. So turatekereza kuko twatangije actually contact nabo kugira ngo turebe ko uburyo ki donc batangira ku training abantu kugira ngo bazobe prepare gukora iyo mirimo. Ikindi cyongeho wenda hazokenerwa transportation bitewe nuko 45 minutes urumva kuko atari hafi. So turizera kuko tuzakorana nabo kugira ngo turebe kuko imirimo yaboneka. Bivuge ko turimo turabikoraho, ariko kandi ni effort tugomba collaboratinga kugira ngo dufatikanye twese kugira ngo dukore outreach no kumakinga sure yuko imirimo ihari mu companies donc mu buryo ki n'abahiringa donc babatanga opportunity ku bantu bose, atari kuvuga gusa wenda ngo bariko barasaba ko abantu bakorara bavuga icongereza. Donc bagerageza ko kibazo urebye gihari cyane, aho usanga amakampani menshi abantu wenda na ya mirimo mike ihari bayigenera abantu bavuga icyongereza, kandi hari benshi batavuga icyongereza bagasigara nta kazi bafite. Yes, muri kuri icyo ngicyo nabyo abantu duhatwegereza ku addressinga abari mu gusaba icyongereza cyangwa ugasanga wenda koravuga gusa uvuge wenda Spanish. Kandi mu z'ukuri dufite abantu benshi hano muri muri no mujyi wacu, wenda bavuga kuko ino city ari ya kabiri muri Amerika ku mubare munini w'abantu bavuga Spanish. So bivuge ko tuko turagerageza uburyo ki twakorana n'aba employers kugira ngo babe equitable mu buryo bwo guhiringa.
nk'ibyo navuga the tech message mu bintu byinshi avuze, hari impinduka zabaye mu gihe cya covid na nyuma ya covid, aho usanga kampani nyinshi hari zafunze, hari izindi zagiye zihindura imikorere bashyiramo tekinoloji, noneho abantu bakaba barabuze akazi. Ariko ubwo nk'umuntu wibazaga buri munsi se byagenze bite, wenda izo zaba ari zimwe mu mpamvu ziri kubitera, ariko hakaba hari uburyo buri gutekerezwa bwo kugira ngo bihinduke. Ahubwo ikintu nahita wenda mubazaho ni nk'inama yagira nk'abantu benshi bicaye bavuga ati se biragenda gute, turakora iki? Wenda harimo nk'uburyo bashobora no gutangira kugerageza kwiga, kugira ituntu biga niyo bidasaba amashuri menshi, ariko kwiga nk'icyongereza se kikava mu mbogamizi. Nk'ibyo bintu ubona byafasha? Yes, cyane rwose. Ndatekereza kuko iyo ngiyo n'amakuru wenda twavuga bitewe n'uko donc iyo wize ikintu wize umwuga mu by'ukuri usanga iyo mirimo ihara kenshi. Kwiga icyongereza nk'uko wavuga umva ni response y'abarya aba employers baba basaba abantu kuba bavuga icyongereza, bivuge kuko rero wize icyongereza uzaba competitive kugira ngo wenda ushobore kubona imirimo wenda yari sawa nyine abantu bavuga icyongereza. Ikindi cyongeyeho office yacu Kentucky Office for Refugees turimo turakomeza gufandinga ama organisation ashobora kwigisha ibintu by'imyuga. Ndabibutsa ko kuri JFCS Jewish Family and Career Services muri noci bazatangira kwigisha ibintu bya CDL kugira ngo abantu donc ba diversifier imirimo, donc ntiba focusing juste mu ma companies ariko bakore CDL, nibarangiza gukora CDL bizabafasha kugira ngo babone imirimo yindi itandukana. Tukomeje gufandinga ama organisation yigisha ESL, ndatekereza kuko namwe muri mwigisha ESL hano. Twibutsa abantu ko muzukuri mu gihe donc ufite umwanya wagana C4 Ministries kugira ngo babe babafasha kwiga icyongereza. So urumva ni bumwe mu buryo abantu bagomba gutangira kugerageza gukemura ibibazo bihari nko muri ibi by'imirimo turi kuvuga. Hano hari ishuri ry'icyongereza twiga buri kwa kabiri na buri kwa kane ku bavuga ikinyarwanda, n'abantu bavuga igiswahili ni buri kwa mbere na buri kwa gatatu. Dufite n'ishuri ryigisha computer buri kwa gatanu. Rero bivuze ngo bifasha abantu benshi kuba yabasha kuva ku rwego rumwe akagera ku rundi, kuva ku rwego rwo kuba yabasha kwisabira imirimo no kuba yabasha kujya kwiga izo skills cyangwa se ubwo bumenyi bundi butandukanye yavuze, burimo CDL, kuba uzi icyongereza mu gito, burimo kuba wakwiga akarimo runaka cyangwa umwuga runaka. So kuri ibyo by'imirimo ndumva hanini ari ibyo twabivugaho. Umwanya ni mutoya ariko abantu bicaye bibaza ibiri kuba hari ikintu kimwe bakuyemo, kandi tunamushimira kuba ari muri iyo ofisi y'imirimo ku rwego rwa leta. Ni urwego rukomeye rushobora kuzafasha gukemura ibibazo byinshi. So rero twagira ngo tujye ku yindi ngingo nayo nifuje ko tuganiraho abantu bamenye ihari hano, abari gusangira amakuru, abari kugira tumenye ibintu bigenda mbere bishobora kuba byagufasha kugira ngo ugire ikintu umenya. Hano dufite siroga ivuga ngo live at your highest potential, kubaho ubuzima uko wakagombye kububaho ukoresheje ubushobozi bwawe bwose nta kikubangamira. So hari ikintu bita welcome corps, vuba tugiye kwivugaho. Hari abantu wenda bajya bibaza rimwe bakavugira se nibyo cyangwa se hari n'abantu bataba bazi icyo ari cyo. Nagira wenda tuyivugeho gake amakuru yatugenera wenda kugira abantu babashe gusobanukirwa n'ibyo ari byo. Welcome corps ni iki, abantu batayizi bamenya bimeze bite? Murakoze cyane. Welcome corps ni program ihari kandi irimo ikora. Yatangiye bayilauncinze mu kwezi kwa mbere kwa 2023. Mu by'ukuri wenda mu magambo makeya ni ubundi buryo donc leta yashize bwo kugira ngo bushigikire ubundi buryo bwari busanzwe bwo kuzana impunzi muri Amerika. Urabizi ko uburyo bwari busanzweho barelyinga ku ma refugee resettlement agencies, ariko ubu ngubu ni uburyo bagiye bahereza abantu abo bita private sponsors kugira ngo abantu bonyine bashobore kuba bakwizanira abantu bifuza kuba bazana. So bivuze ngo uburyo bwari busanzwe bwo kuzana nko gufasha impunzi kuba resettled cyangwa kugera mu bindi bihugu byo hanze, leta ya Amerika guhera 2023 mu kwezi kwa mbere yashyizeho ubundi buryo aho kugira bagiye muri channel cyangwa se uburyo busanzwe
bwo guca mu mishinga izana impunzi abantu ku giti cyabo bashobora kwifatanya bakazana abantu b'impunzi bari mu bindi bihugu bakaba babasha kubazana muri Amerika. Ubwo tukavugeho ko ari umuntu ugomba kuba ari impunzi mbere na mbere kugira hatagira undi wenda ko ari bose. Uwo muntu agomba kuba ari impunzi kandi amitinga donc definition ya impunzi niki mu magambo magufi. Umuntu w'impunzi ni umuntu ugomba kuba yarakrosinze border, yaravuye mu gihugu ciwe akaba yakwinjira mu kindi gihugu agasaba ubuhunzi. So hari abantu ushobora kuba mu gihugu wenda kitari kicawe ariko kandi utarasabishije ubuhunzi, ndatekereza kuko batari qualified muri no program, ariko iyo uri impunzi uri qualified kuba donc abantu bashobora kuzana nkuko nabivuze byatangiye mu 2003 ariko mu 2003 yes ico gihe donc cyane wenda nk'igice hafi umwaka wose ico gihe ntiwashobora kuzana uwuzi. Washobora kuvuga ati nkeneye kuzabana abantu muri kino gihugu hanyuma hashere cyangwa se ndari mashira hamwe akaguhitiramo. Ariko guhera mu kwa 12 kuri mwaka ushize nibwo bahanguye kuko umuntu ashobora kuzana abantu donc uzi ukaba wavuga ati nshaka kuzana umuntu uri hariya. Yes. Ubwo tujye muri criteria none twihuse. Bisaba iki kugira ngo umuntu ashobore kuba yafasha umuntu uri mu buhunzi kuba yamufasha kubona ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kuba ico bisaba again nuko umuntu ushaka kuzana ubwa mbere nkuko tumaze kubivuga agomba kuba ari impunzi. Ikindi congeho nuko mwihuza muri abantu batanu. Abo bantu batanu mugomba kuba byibuze wenda mufite nk'ubwene gihugu bwa Amerika cyangwa se wenda mufite permanent residency green card, kandi abo bantu batanu bakaba ari abantu barengeje imyaka 18. Murangije rero muguforma iyo group hari amafaranga asabwa ndatekereza ko ari 2275 kuri buri muntu. Yes, 2275. Noneho rero mwarangiza kuba mufite ya group y'abantu batanu mugakotiza amafaranga mukashira muri account. Igikurikira nuko muri reaching out kuri website ya Welcome Corps. Mwarangiza mukavugana nabo bakaba training. Barangiza kuba traininga mukabaheza n'amazina yanyu. Bazogenda babarebe babakore background check ba making sure kuko muri abantu bameze neza nyine bashobora kuza hosting abandi mukabitaho. Murangije mupasize background check, ibikurikiraho ni application. Application submitting kuri website, warangiza kuyisubmitting kuri website, ababishinzwe bakayireviewinga bakareba kuko yujuje ibisabwa. Amugiye uri ituje ibisabwa wenda bashobora kubabwira ati dukeneye ibi nibi, ariko iyo yujuje ibisabwa barabaproving. Kandi bataproving urumva babasubwira ibisabwa kugira ngo muze kubi yes. Wow, so urumva ni ibintu bishoboka. Bisaba kuba muri abantu batanu uko yavuze bakuru bishyira hamwe bafite umubare runaka w'amafaranga bakabakorera iyo background check hanyuma bakazana umuryango w'impunzi. Bazana umuntu umwe cyangwa bashobora kuzana famille y'abantu barengeje umuntu umwe? Yes, bashobora kuzana famille nta kibazo. Tuvuge nk'ubu muri ya groupe y'abantu batanu bivuga kuko mushobora kuzana famille nta kibazo, ariko urumva mwakotije amafaranga y'umuntu 2275 ku muntu umwe, urumvaga uhita kuba ku bantu 10 muri ico gihe mukashira muri account. Muzana ariko nsoma ariko muna kuko bigomba kuzana abantu up to 10 people kugeza ku bantu 10 mushobora kubazana. Ikindi abantu bakunze kubaza wenda natwe muri community barakubaza ngo se bigenda gute? Muzo kuri impunzi uzazana izaca muri processes nkazijya twagiye ducamo twese. Bivuge ko nurangiza gukomunikana n'aba staff ba Welcome Corps ugasubmitinga donc information z'umuntu ushaka kuzana, uko bizagenda nibizakurikiraho nuko bazotangira gukora identification bakamukoresha ama interview bakamukoresha ama background check kurya kose abantu bazi. So nini nzira yo kuzana abantu ntago bazasimbuka step. Yes. Donc bazakurikiza bwa buryo bwose. Gusa igikuru nuko donc bazaba bazi kuko bazakirwa namwe kandi nimwe bakira kuko wabazanye ni ubakira. Okay, nk'uko muri kubyumva rero C4D ibafitiye amakuru no kugira ngo dusharing ibintu biba bihari, amakuru ahari, ibintu bidufitiye akamaro nk'umuntu utaruzi ko mu buryo bushoboka mu buryo buhari kandi bushoboka ushobora kwifashisha kugira uzane ushobora kuba wafasha, nanze kuvuga umuryango wawe, ushobora kuba wafasha undi muntu uwo ari we wese
waba uri mu buzima nk'ubwo bamwe bashobora kuba barabayemo igihe kinini, ukaba wabafasha kugira ngo babe baza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitagombeye ko biba burden cyangwa se umutwaro w'iyi miryango minini ikomeye yonyine. Aya ni amakuru yari akenewe cyane, navuga ko ari ingirakamaro. Sinzi niba ari ikintu cyaba gisigaye kuvuga kuri welcome corps kuri iyi porogaramu wenda, ariko ndumva ko abantu bafite interest yo kuba babikora, hari ubumenyi bagize, bumvise steps zikurikizwa, bumvise ibisabwa. Ikindi ubwo waba yumva ari byinshi akeneye yakwegera uyu mushinga welcome corps, kuko ntabwo ari twe tubikora. Tubanze tubwire ko abantu ntabwo ari twe tubikora, aya ni amakuru turi kubahereza, bakaba babasha kuba yabigirira akamaro. So Mandela, icyo nakongera nk'uko wari ubivuze mu by'ukuri ni uko kugira ngo uzane famiye ugomba kuba uri prepare kuzayakira. Sinzi wenda ko twabona slide donc uko bimeze, donc umaze kubazana bakagera hano uzobakorera nk'ibyo imishinga yakira impunzi isanzwe ibakorera. Murabizi kuko iyo bashitse ni mwebwe muja kubatega kuri airport, kandi mbere yuko baza nuko bashika kuri airport ni mugomba kubashakira inzu zaho gamuzabahitiza. Urantegera? So bakaza babusanga mwarafatiye inzu, warangiza ubafashe kuri airport ubajanye mu nzu yabo, kandi inzu ugomba kuba mwirimo intebe aho bazoza bicara, igomba kuba irimo ibisaswa aho bazaryama. Ikindi cyongeho ni wowe ubafasha kwapurika ibyangombwa nka social security za ID kugira ngo bitegurega bazashobore kuba baje mu mirimo. Izo ngizo niwo uzabibakorera. Donc ama benefit urana kuko abantu benshi bashitse hano bapurikira za food stamp na za Medicaid kugira ngo bashobore kwivuza, kandi mu gihe bataratangira gukora food stamp bimira bafasha. Murabizi kuko abantu bashitse hano bakunze bajana kwa muganga kugira ngo babagire health screening, barebe ko bameze neza, bashobora kuja mu bandi wenda batafite indwara zandukira. Ibyo ngibyo nimwe mu bajana. Abafite abana bashaka kwiyandikisha mu mashuri mu buryo bwihuse, ni ya groupe n'ubundi niyo izabandikisha ku mashuri. Kandi ya groupe ya sponsorije abantu ni izaba responsible no kuba yabashakira imirimo. Donc ibintu byibanze byose ugomba kuba uri tayari kugira gute kuba mwazabibafasha, kandi mufite umwanya uza zose ntawe wakwifuza kuko wazana abantu ngo bashike bahangayikire hano. Gusa hariho benefit impunzi zibeneficia, hafi ya zose bazaba bari qualified kuri zo benefit. Hari icyo bazabita refugee cash assistance, iyo mugishikano hari amafaranga bazabahereza nyine yunganira ya food stamp twavuze, kuko utaratangira gukora ntibihagije. Donc baheza ya donc refugee cash assistance. Ikindi cyongeho nyine hari tu benefit bagenda babeneficia. Ibyo ngibyo rero ibigo bishinzwe kwakira impunzi hariho coordination ibihari kugira ngo babe bagerageza kubahereza izo benefit. Okay, so mwabyumvise ni amakuru meza, no kugira ngo umuntu wese ugiye kuzakora ibyo bikorwa yumve ko ari inshingano ze azaba afite zo kugira ngo abo banazanye bagire ubuzima bwiza no kubakurikirana. So ndumva ibyo nta bindi byinshi twabivugaho. Yakoze cyane kuba atuhaye amakuru. N'ikiganiro kirenda kugira ku musozo, numva nshaka kumubaza general mu buryo rusange ni iyihe nama ukurikije ibyo ubona na experience umaze kugira nini yo gukorana n'imiryango itandukanye y'abimukira na community zacu, aho umazemo igihe cyane kirekire ufasha abantu batandukanye. By the way, nkubwira ngo thank you so much kuri service. Ibintu gikora ni byiza kandi ibintu byinshi byagiye bigirira akamaro abantu benshi. So ni iyihe nama wabwira abantu muri rusange ku bijyanye n'uburyo navuga wenda kwitwara, uburyo bagira ubuzima bwiza, uburyo bagerageza kugira ngo bagere ku byo bashaka, kuko benshi wenda hari abagera hano bagatangira kumva wenda ibyo batekerezaga atari ko bimeze bakiheba. N'ubuzima buba butandukanye n'ubwo bari babayeho. Ni nk'iyo nama wabaha general muri rusange? Urakoze cyane. mu by'ukuri ikintu ushobora kuvuga ni uko wenda navuga donc ku rubyiruko, navukangurira urubyiruko kuja ku mashuri, kuko iyo ugiye ku mashuri mu by'ukuri birankuraja abarumuna bawe se cyangwa se community urimo, kugira ngo n'abandi nabo bashobore kuba bajya ku ishuri kandi babere umurongo nk'ibyo twabivuze. Ikindi cyongeyeho nk'abantu baza bafite abana hano, turabizi kuko kurera abana hano biba bigoye, kuko akenshi ababyeyi baraza bashika
abana bagahita bamenya icyongereza byihuse noneho ugasanga umwana ni nkaho babaye umu interprete mu nzu ugasanga umwana ni ukora ibintu byinshi kandi ugasanga utangiye kumuhereza inshingano zimurenze ugasanga ni umpamagarira kwa muganga ni umpamagarira kuri food stamp avuga kuko ababyeyi wenda bagomba kugerageza kugira ngo ntibaremerereze abana babo kugira ngo abana wenda kandi bagerageze no kwita ku bana